niba mfungira amazi n'umuriro kubera ko ntayobotse izi gahunda, reka ntegure hakiri kare ibyanjye. Iryo hema murimo kubona bavandimwe, ni ihema abamo akajya ku kazi mu gihugu twegeranye hano hafi, hamwe n'abandi, ni itsinda ry'abantu batari bake barimo kwigira hamwe n'iki bakora kugira ngo ejo niba bafungira amazi n'umuriro bazakomeze kubaho Yesu mu gihe bazaba bagitegereje Yesu, ariko ntibazayoboke iyi system. Bavandimwe, ni umunezero mwinshi kubagezaho ubu butumwa. Murabyibuka neza cyane ko tumaze iminsi tubagejejeho ubutumwa bw'ibirimo kubera mu Bwongereza n'ahandi. Turi muri cya gitabo cya Daniel, mwibuke rya jambo twababwiye mu bice bibiri ku murongo wa 40 ndetse n'indi twabagejejeho, ariko umurongo uravuga ngo ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura gutyo. Turi mu gihe cy'ubwami bwa kane. Hari ubutumwa bukomeye buri bukurikireho ejo cyangwa ejo bundi, ariko mbere yaho nifuje kubibutsa ubutumwa twavuze harenze imyaka 4 nkiri mu gihugu cy'Ububiligi, ndetse hari n'ubundi nzagenda nyuzamo. Mbere yuko tubagezaho ubwo butumwa bukomeye, mubanze musubire inyuma mwibuke ko ibi bintu turimo kuvuga uyu munsi harenze imyaka 4 hafi 5 tubivuga umunsi ku wundi. Ndashima Imana ko hari benshi bamaze gukanguka. Ndashima Imana ko hari abandi bari bukanguka uyu munsi. Nawe muvandimwe, ba muri uwo mubare ugiye kuva mu bitotsi bikomeye ukanguke. Imana yatugiriye ubuntu, duhishurirwa ibi birimo kuba igihe kinini kirenze. Uyu munsi tubirimo, ntago bikiri ngo n'ubuhanuzi buzaza. Tubirimo, nitwe tugomba kuba maso, dusobanukirwe ko ubwami bwa kane nta kindi bugambiriye no kujanjagura no kumenagura no gusiribanga. Ba maso muvandimwe, kurikira ubutumwa bwongere bugukangure uburyo ki hari abantu barimo kwitegura kuva muri comfort zone, kuva mu byiza by'isi, kugira ngo bitegure ejo n'ejo bundi situation nihinduka, banze kwitabira, banze kuyoboka, banze gufata iby'isi irimo kubasaba uburyo ki bazabigenza kugira ngo badahomba Kristo. Ibyari indamu yanjye byose nabibonye nk'amase, ndetse byampindukiriye nk'amase kugira ngo ndahomba Kristo. Bavandimwe, ni iby'agaciro gakomeye. Paulo yaratubwiye ko ibyari indamu ye byose byamubereye igihombo, ndetse byari bifite agaciro imbere ye abibona nk'amase kugira ngo gusa haranire ikintu cyitwa kugundira Kristo. None muvandimwe, wowe nanjye isi irimo kutwereka, irimo kudutegura. Niyo mpamvu tuvuga amanywa na nijoro tudahwema bavandimwe kubagezaho ubutumwa kugira ngo turebe ko na wa wundi wari usigaye ari burokoke. Ntabwo ari ikintu cyoroshye guhora dukangura abantu. Uko dukangura niko intambara ziba nyinshi, niko inzangano ziba nyinshi, nuko ibitero biba byinshi. Ariko ibyo ngibyo byose dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, ibindi byose ntago bitureba. Nimukomere rwose, mukurikiye ubutumwa, mubwumve neza, mwumve uburyo ki uwo muvandimwe yafashe icyemezo. Ubutumwa bwatambutse arenze imyaka 4 kuri icano ya Les Deux Ouvriers nkiri mu Bubiligi nkuko nabibabwiye. Ubu ni ubuhamya bw'ukuri, uwo byabayeho, uwo muryango nahuye nawo, turaganira bampa ubwo buhamya. Uyu munsi sinzi ukuntu nari ndimo kureba ibyatambutse ibyahise, numva ndaryohewe cyane kubagezaho ubutumwa, kubibutsa kugira ngo ibiri imbere ubutumwa tuzabagezaho ejo n'ejo bundi mubashe gusobanukirwa ko igihe cyo kuva muri comfort zone, hahandi tudamarariye, kirageze. Kirageze bavandimwe, kirageze. Nutitoza kuva muri comfort zone, kuva muri ubwo buryohe bw'ubuzima, guheba iby'isi bizakugora. Ndakubwiza ukuri,
mbabaye mu mutima, mfite agahinda kenshi muri nge, mvuga nti Imana, nanjye urimo kubivuga hano, ngomba kwitoza ejo ngaheba comfort zone ndimo, ngaheba ibyiza ndimo. Ngomba kwitoza. Nintabyitoza muvandimwe, ejo isi izanyereka ibindi biryoshye kurushaho, ariko impa amategeko imbwira ati kugira ngo tubiguhe banzuze, banza winjire, banza ufate ibyo twe turimo kugupangira. Kandi koko benshi bazabiyoboka, kandi koko benshi bazinjira, kandi koko benshi bazihakana umwami Yesu. Wowe nanjye duharanira ikintu kizatuma tutava ku mwami, kuko Yesu ari hafi kugaruka. Maranatha, haleluya. Yesu araje, ari hafi kuruta uko tubitekereza. Niyo mpamvu tudahwema kurira tuboroga, twinginga, tubwira abantu tuti bavandimwe, muve muri ibyo bibanejeje, muve muri ubwo buryohe. Niba mushaka gusingira Kristo, muve muri ubwo buryohe bavandimwe. Turabibabwira amanywa na nijoro. Ejo birashoboka ko uzabyumva amazi yararenze inkombe. Umunsi wo kubyumva n'uyu nguyu. Tangira witoze, girana ubusabane budasanzwe n'Imana. Aya mezi 3 asigaye bavandimwe, nayo gusenga, nayo gushaka Imana. Niyo mpamvu dufite amasengesho y'iminsi 7, amasengesho y'iminsi 7 uhereye ku itariki 10 ejo bundi kugeza kuri 16. Dusenga Imana iminsi 7. Muri iyo minsi 7 hazabamo iminsi y'imbabazi, yo gusaba Imana imbabazi, yo kubabarira. Hazabamo iminsi yo kwiga uburyo ki ushobora kuba umwigishwa wa Yesu ukwiriye mu bihe nk'ibi. Hazabaho amasengesho dusenga tugaruza ibyacu Satani yadutwaye muri aya mezi 9 ndetse n'ibihe byatambutse. Muri aya mezi 3 asigaye Yesu abitugarure mu izina rya Yesu Kristo. Byose Yesu arabishoboye. Hari link uri bubona aho ngaho munsi ku ma message yabifuza kubana natwe muri ayo masengesho. Ni ubyifuza uyikande mu gusa uzabane natwe. Ntuzaze nk'indorerezi, uzazuje gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho mukurikire, mwumva ubu butumwa bw'uyu munsi bwatambutse, ariko ubutumwa ntibujya busaza. Ubutumwa bw'Imana ntibujya busaza. Ndazi ko uyu munsi nubwo arenze imyaka 4 twarabutanze, hari uwo buri buhembure mu izina rya Yesu. Amen. Nimukurikire. Washinyaguriwe ku musaraba, wa wundi wapfuye akazuka. Nongeye kubasuhuza abavandimwe muri Kristo. Amahoro y'Imana n'umugisha wayo ukomeze ubabanukire mu izina rya Yesu. Ndashima Imana kongera kuza imbere y'ubwiza bw'Imana kugira ngo ibashe kumpa icyo mbasha gusangira namwe uyu munsi. Turaganira ku ijambo rivuga ngo ndimo gutegura ihema nzabamo nibikomera, ariko sinzayoboka iyi system. Haleluya. Ndimo gutegura ihema nzabamo nibikomera, ariko sinzayoboka iyi system. Iyi system iri ku isi, apana system iri mu gihugu runaka, no. System, ibi bintu birimo kubera ku isi mu rwego rusange, birimo kutuganisha ahantu benshi batabona, ariko harimo abantu Imana yibikiye iruhande barimo kubona ibi bintu aho irimo kutuganisha. Noneho ngo ndimo kwibikira ihema, ndimo gutegura, ndimo mfite ihema runaka. Nicyo kintu tugiye kuganiraho. Iryo hema rishobora kuba ari ihema nk'iryo tubona, cyangwa rishobora kuba risobanura kuva mu buzima bwa comfort, ubuzima buryoshye budutwaye burimo kutujyana, kabuvamo kitegura kwinjira mu bundi buzima bushobora kuba nabubi kuruta ubwo mfite, ariko simpombe Kristo, nunguke Kristo ko biri kose. Iyo etaje, iyo mitamenwa,
aya malux ibi byiza turimo umuntu yemera bihombe, ariko yitegure kujya kuba mu ihema kugira ngo aronke Kristo. Ni ikintu gikomeye cyane bavandimwe. Mana, ndagushima kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Urakoze kubwira ijambo rikomeye uduhaye. None uyu mwanya Mwami mwiza, nsengeye umuntu wese urimo kudukurikira hirya no hino, Mwuka wera w'Imana, ngewe mbi igikoresho gusa, asigaye uganire n'ubwoko bwawe. Utangirane natwe nka Alpha, urangizanye natwe nka Omega. Imbaraga z'umwijima zose zishobora kwivanga muri iyi gahunda, zikabuza umwana wawe gukurikira ubutumwa no kubusobanukirwa mu buryo bw'umwuka, ndazifasha izo mbaraga zikuzimu. Fasha ayo madayimoni yose nyohereje mu kidaturwa mu izina rya Yesu Kristo. Iyo myuka bo baruza, iyo madayimoni, iyo myuka ikorera mu kirere, mu misozi, mu nyanja, ndayifashe impiri mu izina rya Yesu Kristo, nyohereje mu kidaturwa. Ganza Mwami mwiza kubw'urukundo rwawe mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, reka dusome ijambo ry'Imana. Iri jambo ndaza kubasobanurira impamvu ari ryo tuganiriyeho uyu munsi. Hari irindi twagombaga kuvuganaho cyangwa se twagombaga kugezwaho n'undi muvandimwe, ariko habayemo utubazo tekinike turacyabirimo. Itabonetse uyu munsi, iryo jambo ritabonetse uyu munsi, n'ejo riraboneka. Uko biri kose biraza gukunda mu izina rya Yesu Kristo. Satani ashake byanga byemere, yaratsinzwe kandi azakomeza atsindwe. Ijambo ry'Imana turi mu gitabo cy'Itangiriro. Mu Itangiriro ibice 41, duhere ku murongo wa 29 kugeza ku murongo wa 36. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, hazaza imyaka 7 y'uburumbuke bwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose. 30 ku murongo wa 30. Hanyuma hazakurikiraho imyaka 7 y'inzara, ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu cya Egiputa. Inzara izamara igihugu, uburumbuke bwe kwibukwa ku bw'inzara ibukurikiye, kuko izaba nyinshi cyane. 32. Kandi icyatumye izo nzozi zibonekera Farawo kabiri, nuko ibyo byakomejwe n'Imana kandi izabisohora vuba. 33. Nuko Farawo nashake umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuhe. Hano hari akantu usurinyaho hantu, umunyabwenge, umuhanga. Umunyabwenge, umuhanga. Muri iki gihe turimo cyanone, Imana irimo gukenera abanyabwenge n'abahanga mu buryo bw'umwuka, mu buryo bareba kure, bareba iby'Imana irimo kureba, kugira ngo babigeze ku bwoko bw'Imana. Ariko abana b'Imana bo muri iki gihe badafite ubwenge n'ubuhanga bw'Imana bwo kureba ibihe biri imbere. Bene Isakari bari bafite ubushobozi n'ubuhanga bwo kumenya ibihe biri imbere, bwo guhishurirwa ibihe biri imbere, bakabibwira Abisirayeli kugira ngo bamenye uko bagomba kubyitwaramo. Imana iragusaba kuba mwene Isakari muri icyo mu gihe nk'iki. Ndashima Imana ko ngende umwene Isakari. Haleluya. Ndi mwene Isakari kandi nzasaza ndi mwene Isakari mu izina rya Yesu. Iryo ni ryo sengesho ryanjye. Nzasaza ndi mwene Isakari wo mu mwuka, pana bene Isakari wo mu nsengero ya bene Isakari mu buryo bw'umwuka. Amen. Imana iguhe kuba mwene Isakari mu buryo bw'umwuka, pana mu buryo bw'insengero n'amatorero yo muri iyi minsi. Yesu ashimwe. Twari tugeze, haleluya, twari tugeze ku bwenge. Nari ngusabye ngusurinye ubwenge n'ubuhanga. Amuhe ubutware bw'igihugu cya Egiputa. 34. Farawo ashyireho abahunikisha, ahunikishe igice cya 5 cy'ubutaka bwa Egiputa mu myaka y'uburumbuke uko ari 7. 35. Bateranye ibihunikwa by'iyo myaka myiza igiye gutaha, bahunike mu midugudu imyaka y'impeke izatunga abantu, itegekwe na Farawo, barinde iyo myaka yo kurya.
36 kandi ibyo bihunikwa bizabere igihugu ibibikiwe imyaka 7 y'inzara izatera mu gihugu cya Egiputa, igihugu cye kumarwa n'inzara. Yesu ashimwe, haleluya. Ahangaha ni inkuru ya Yosefu. Ukandika iruhande turacyasoma ibindi bice. Turasoma ikindi gice kiri mu gitabo cya Nahumu, igitabo cya Nahumu, ibice ni 3 ku murongo wa 14. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ivomerera amazi azaba hagije mu gihe cyo kugotwa. Haleluya. Ivomera amazi azaba hagije. Ayo mazi azagutunga, azantunge mu gihe cyo kugotwa. Yesu ashimwe cyane, Bwana asifiwe. Twatangiye n'inkuru ya Yosefu. Inkuru ya Yosefu dusoma uburyo ki yagiriye inama umwami Farawo, amugira inama kubera ibihe bikomeye byari bigiye kuza mu gihugu cya Egiputa. Kuki tuganira kuri iri jambo? Mu minsi ishize naganire n'aba bene data bamwe bari hano muri iki gihugu cy'Ububiligi, bakurikiraga inyigisho nyuza kuri Les 12 ouvriers, kuri channel yacu Les 12 ouvriers 2020. Baza kunyandikira, turavugana, bamubuhamya, baranganiriza. Numva Imana irimo gukora ibintu bikomeye. Si bo bonyine, hari benshi hano mu Bubiligi, hari n'abandi bari mu bihugu bitandukanye. Abo bose Imana irimo gukora ibintu bikomeye muri iyi minsi y'imperuka turimo. Irimo gutegura abantu batazwi, amazina yabo ntazwi, amasura yabo ntazwi, ariko bya bihumbi 7 Imana yibikiye iruhande bitarapfukamira cyangwa se bitazemera gupfukamira abayari cyangwa gupfukamira izi system turimo. Imana irimo kubatunganya, Imana irimo kubahagurutsa mu buryo budasanzwe mu bihugu bitandukanye, abera n'abirabura, amoko yose. Imana irimo gutegura abantu bayo, nubwo tutababona n'amaso, ariko Imana irimo kubategura. Mu gihugu urimo Imana irimo kubategura, muri iki gihugu ndimo Imana irimo kubategura. Ariko abo bantu bazaza bafite imbaraga z'umwuka wera, bafite imbaraga nka za zindi Eliya yari afite, ku buryo byanze bikunze izi systeme zirimo kuyobora isi, izi systeme zirimo kujyana isi kuzimu mwirimbukiro, batazayoboka izi systeme. Bizasaba abo bantu guhara amagara yabo, ndetse abo bantu bizabasaba rimwe na rimwe kubura ubuzima. Ariko nta na rimwe izi mbaraga zirimo gutwara isi zizabatwara. Icyo bizabasaba cyose bazagikora, kiri mu nyungu y'Imana bazagikora. Kureka ibyaha, gukiranuka, gushaka Imana, guharanira inyungu z'Imana, guharanira ikintu cyose cyatuma abantu bava mu byaha bakamenya Imana, bagakizwa, bakategereza impanda y'Uwiteka cyangwa bagategereza kuzasoza urugendo neza ku isi. Icyo bizabasaba cyose bazagikora, ariko Imana yabo ivugwe. Ndifuza, ndasenga Imana ube muri abo bantu, mbe muri abo bantu mu izina rya Yesu, kuko Imana irimo kubaza ibihumbi 7, bya bihumbi 7 bitapfukamiye Bayali biri hehe, bitari pre, bititeguye gupfukamira Bayali biri hehe. Ibyo bihumbi 7 twumva muri Bibiliya uyu munsi bishobora kuba 100,000, bishobora kuba ibihumbi miliyoni, bishobora kuba umubare miliyoni, miliyari, birashoboka. Ariko hari umubare w'abantu runaka bari mu bihugu bitandukanye Imana irimo gutegura kugira ngo mu bihe nk'ibi bafasha abandi bashobora kuzaba mu ntege nke, bashobora kutazagira ubwenge n'ubuhanga bwo kureba ibintu birimo kubaho kuri iyi si, kugira ngo babashe kubihishurirwa. Naganire nabo bene data bamubuhamya, bambwira uburyo ki barimo kwitegura kwinjira muri ibi bihe isi irimo kwinjizamo abantu. Yesu aramutse atinze kugaruka, kuko uko niba utanabizi ubimenye, itorero ry'Imana rishobora kuzamuka isaha iyo ari yo yose, cyangwa umwaka uwo ari wese, cyangwa igihe icyo ari cyo cyose. Kuva ntawe uzi isaha, ntawe uzi umunsi. Gusa aka kantu gashyire mu mutwe, mbere y'uko rizamuka, mbere y'uko ibi byose biba n'ibiki bikomeye rigira ahakomeye, umukristo agomba kunyura mu igeragezwa. Ubu turi mu igeragezwa rikomeye cyane, kandi benshi nibadahagarara, nibadakanura, nibatagira ubwenge bw'Imana, nibatareba ibihe, nibatareba kure nk'uko Imana irimo kuhareba,
benshi bashobora gusubira inyuma, benshi bashobora kugwa, benshi bashobora kuva mu byizerwa, benshi bashobora kugundira isi bakarekura Imana. Niyo mpamvu mu gihe nk'iki muvandimwe, Imana igusaba kugira ubwenge, kugira ubuhanga bwayo bwo kugenzura ibihe no kugenzura ibyanditswe kugira ngo ubashe guhagarara mu gihe nk'iki. Aho bene data bamaze kunganiriza, nagize umwete n'ishyaka yo kuvuga nti reka njye guhura nabo. Nk'uko mubizi, kuki mvuze ngo turi mu bihe bidasanzwe? Bavandimwe, turi mu bihe bidasanzwe, hakeneye abantu badasanzwe kugira ngo bakore ibidasanzwe muri iyi si idasanzwe irimo kutwinjiza mu bintu bidasanzwe. Haleluya. Ba muri abo bantu badasanzwe Imana irimo guhamagara kugira ngo bakore ibintu bidasanzwe, kuko iyi si nitudakora ibintu bidasanzwe bitandukanye n'iby'isi irimo kudusaba, twese turagenda nk'uko isi irimo kubishaka. Mu gihe cya vuba cyane, ejo bundi tuzabona ibintu tutari tuzi. Niyo mpamvu Imana isaba abanyabwenge mu izina rya Yesu Kristo, mufunguke amaso, ntitube nka babandi Paulo yavuze mu Abikorinto ba 2 ibice 4 umurongo wa 16, niba ntibeshye reka ndebe, Abikorinto ba 2, ntitube nk'abo bantu rwose, kuko ibintu birakomeye cyane. Iri jambo mushiki wacu twaganira uzatugezaho ijambo ry'Imana niwe waringanirijeho, rinkora ku mutima cyane. Abikorinto ba 2 ibice 4, yego ni ibice 4 ku murongo wa 4 haravuga ngo ari bo batizera abo Imana y'iki gihe yahumye imitima. Ariko mu Gifaransa reka wumve uko havuga. Mu Gifaransa, Ikinyarwanda aravuga ngo yahumye imitima, ariko mu Gifaransa aravuga ngo pour les incrédules dont le Dieu Imana ntoya, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Ubwenge yahumye umutima, yahumye ubwenge. Ntube muri abo bantu mwene data. Imana y'isi, ibi birimo gupangwa ku isi, birimo gupangwa n'Imana y'isi. Imana y'isi ninde? Ni Satani. Yafasha abantu abahuma ubwenge, abahuma imitima kugira ngo batabasha kureba ibyo turimo kureba, mu buryo bw'umwuka, yaba umukristo, yaba umuntu w'umunyabwenge ntabone. Kandi abakristo nibo bari bakwiriye guhishurirwa ibi bintu turimo kureba muri aka kanya. Yesu ashimwe. Nibo bari bakwiriye guhishurirwa ibi bintu. Amen. Abakristo bari bakwiriye guhishurirwa ibirimo kuba. Bene data, kanura. Impamvu mvuze ibi byose ni ukubera iki? Nuko turimo kwitegura kwinjira mu gihe kidasanzwe. Niyo mpamvu ukwiriye kuboha ihema ryawe. Satani ntakubohe, ntagufunga ubwenge bwawe, akubuze guhishurirwa ibintu biri imbere. Oya. Niyo mpamvu ukwiriye kuboha ihema, ukwiriye gushaka uburyo ki uva muri iyo comfort, uva muri ayo maetage winjire. Nafashe urugendo rurerure mwene data rwo kujya guhura n'aba bantu. Byamfasha amasaha 4 kugira ngo njye guhura n'abo bantu. Abo bantu barimo kwitegura kwinjira mu isi yindi atari yingiyi. Aba bayobozi b'iyisi barimo gushaka twinjiza mbere yuko itorero rizamuka, mbere yuko Kristo agaruka gutwara itorero. Ibyo bintu byose bizanyura kuri iyi si tugomba kubyitegura. Maze kuganira nabo, nza kumenya guhura n'undi mu buhamya bukomeye uburyo ki ni umuntu ufite akazi keza, ni umuntu uhembwa amafaranga atari makeya, ariko yagize ubwenge bw'Imana, ahishurirwa ibihe turimo kwinjiramo, abona ko iyi si irimo kutujyana ahantu Imana idashaka. Aravuga ati ejo n'ejo bundi ninyoboka ibi bintu nzaba ndimo kugikuzimu byanze bikunze. Nimbyanga nzahura n'ingorane, reka ntangire nitegure, shaka gahema kanjye nzabamo. Nibanyirukana mu nzu ngo kubera ko ntayobotse izi gahunda, niba mfungira amazi n'umuriro kubera ko ntayobotse izi gahunda, reka ntegure hakiri kare ibyanjye. Iryo hema murimo kubona bavandimwe, ni ihema abamo akajya ku kazi mu gihugu twegeranye hano hafi, hamwe n'abandi. Ni itsinda ry'abantu batari bake barimo kwigira hamwe n'iki bakora kugira ngo ejo
niba bafungira amazi n'umuriro bazakomeze kubaho Yesu mu gihe bazaba bagitegereje Yesu, ariko ntibazayoboke iyi system. Ajya ku kazi, iryo hema akarizinga akarijyana, iryo urimo kubona, yataha akareba ahantu hari akajardin cyangwa se hari iki akaryama, akora kure, umuryango ukaba kure. Hari igihe amara ibyumweru 2-3 atari kumwe n'umuryango, ariko afite inzu nziza, afite urugo, yatashye arubamo, ariko gusa ari muri etude, arimo kwiga kumenya ni gute yabaho ejo n'ejo bundi ibi bihe bimusabye ko ataba muri izi system, azabaho gute. Wowe nanjye dutekereze nk'uko Farawo, iri jambo twatangiye turisoma uburyo ki Yosefu yagiriye umwami inama ati hari inzara. Iyo nkuru yose uze kuyisoma, uburyo ki umwami yarose inzozi, yarota ibintu bidasobanutse, inka zibyibushye cyane n'izinanutse, utunanutse tumira, za zindi zibyibushye ariko tuguma kuba kwa kundi. Yosefu aza kumusobanurira ati bya bindi wabonye ni imyaka 7 y'uburumbuke mu gihugu, ariko azakurikiraho ni imyaka 7 y'inzara itigeze ibaho, ku buryo bwa burumbuke ntibuzibuka ukundi. Noneho umwami shaka umunyabwenge, umuhanga, ategura ibihe, ahunike kugira ngo yanzara niza igihugu kizabe gifite ibyo kurya. Uko niko Farawo yafashe Yosefu amushyira hariya, ko yabonye nta wundi munyabwenge yabona mu gihugu. Muri iki gihe Imana iradusaba kugira ngo tujye abanyabwenge, dutangire duhunike. Si uguhunika amafaranga muri banki, si uguhunika amazu, si uguhunika ibintu bizadutunga mu buryo bw'umubiri gusa. No, amafaranga ni meza n'ibiki, ariko ejo n'ejo bundi ushobora kuyabura, ejo n'ejo bundi ushobora kwimuka, ejo n'ejo bundi ushobora guhura n'ibindi. Banza uhunike mu buryo bw'umwuka, numara mu buryo bw'umwuka wiga ubwenge mu buryo bufatika. Ahasigaye Imana ibigufashemo kugira ngo ejo n'ejo bundi niwanga kwinjira muri iyi system, ninanga kwinjira muri izi system, tuzabe dufite uburyo ki tugomba kubaho. Haleluya. Nibidusaba ko n'imibiri yacu bayitwambura, ariko muvandimwe mwene data, wowe wamenye Kristo, wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kanura. Turimo kwinjira mu bihe bibi kuruta uko tubitekereza. Niba utarakizwa, kora iri sengesho hamwe nanjye, vuga uti mwami Yesu, ndakwakiriye mu izina rya Yesu, mbabarira ibyaha byanjye, ndi umunyabyaha, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, ubwo uzaza gutwara abawe, nanjye uzanjyane mu izina rya Yesu. Mana, ndagushima kubw'uyu mwanya mwiza tumaranye n'abavandimwe, udufashe, udushoboze kugura urukundo rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze umuntu wese Mana yakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, ukomeze umuntu wese ushaka kukumenya, ukomeze umuntu wese ukuzi, kugira ngo urugendo turusoze neza mu izina rya Yesu. Amen. Aherutse kunsura